Hello guys, uyu munsi ndagira ngo mbahereze amakosa akomeye cyane abasore bakora iyo bamaze kumenyana n'umukobwa. Ibi bintu bituma umukobwa acika intege mu cyatuma mukomezanya nawe bitewe n'uko wakoze aya makosa. Ikosa rya mbere, umukobwa naguhereza namba ye ukamara iminsi irenga 3 cyangwa se 4 utamwandikiye, umukobwa ahita acika intege ako kanya akabona yuko muri makeya utamwishimiye. Ibi bigatuma amarangamutima yaragufitiye ahita agabanyuka. Ikintu cya kabiri ahangaha, iyo umukobwa akimara kukumenya noneho wowe musore ukaza umubwira ibintu bituma muri makeya aba uncomfortable. Urugero, niba mukimenyana ukamubwira uti you know what, muri makeya nakubonye nakwishimiye, ndashaka kugira ngo unyereke amafoto yayandi aba yimbitse cyane. Ibi ni ibintu umukobwa abona yuko utamuhaye agaciro, bigatuma ahita aguca amazi ako kanya, bikamwereka yuko maybe mu myifatire yawe toujours abantu ushobora kuba ukundana nabo cyangwa se abantu ushobora kuba wegera, akenshi iyo ubegereye nibi bintu uhita usaba. So aha naho ahita aguca amazi ako kanya, akabona yuko muri makeya wamwubahutse ako kanya. Ikindi ahangaha, iyo uri umusore ukimara kumenyana n'umukobwa ukajya aho ngaho ugatangira kumubwira buri kintu cyose cyawe gishoboka, umukobwa ahita muri makeya acika intege akavuga yuko uri umuntu uvugira ibintu byawe aho ngaho. So ibi nabyo bihita bimuca intege, ukabona yuko adashaka gukomezanya nawe bitewe n'uko wahise umubwira buri kintu cyawe cyose. Ikindi kintu ahangaha, niba uri umusore ukaba ukunda muri makeya guparinga cyane cyangwa se kujya hanze cyane ku mukobwa ufite gahunda, umukobwa ushaka kugira ngo akomezanye nawe ejo hazaza, iyo abona yuko uri umuntu usesagura cyangwa se ukunda kujya hanze kenshi gashoboka cyane, ibi ni ibintu bimwereka ejo hazaza ukuntu uzaba umeze, ugasanga nabyo bimuciye intege mu gutuma yanga yuko mukomezanya bitewe n'uko yabonye yuko usesagura cyane cyangwa se uri umuntu muri makeya utazi kwekonomiza ejo hazaza. Kuko abenshi baba bareba ati ese nituza ibyo mfite n'ibyawe, niba ufite ingeso yo gusesagura ibi bintu bizashoboka. So akenshi ukabona yuko barakwanze bitewe n'icyo kintu. Iyo umukobwa abona yuko uri umuntu ukunda gukina imikino myinshi, aho uhinduranya abakobwa kenshi gashoboka, kuko iyo baje mu buzima bwawe akenshi baracukumbura cyane bagashaka kugira ngo bamenye ubuzima wabayemo mu bihe byashize. So iyo bazi neza yuko uhinduranya abakobwa kenshi gashoboka, bakabimenya mu nshuti, bakabimenya kuri social media zawe, kuko akenshi barinjira bakajya muri comment, bakinjira ku ba followers bawe abo ukurikirana. So ibi ni ibintu muri makeya binjiramo cyane. So iyo babona yuko uri umuntu muri makeya, urugero ukurikirana abakobwa benshi cyane kuri social media, inshuti zawe abo ujya gukomentingaho usanga ari abakobwa kenshi. So ibi nabyo ni ibintu bimwereka yuko muri makeya ushobora kuba uri umuntu uplayinga, so bagacika intege ukabona yuko bigendeye. Niba uri wa musore ukunda kuba uri clingy cyangwa se uri umuntu ukunda kuba uri needy, ukunda kuba wihutisha umubano cyane, cyangwa ushaka kugira ngo wegukana uwo muntu vuba na bwangu cyane, mutari mwanamenyana, aho yandika ukabona urahise usubiza, aho muracyamenyanye muri iyi stage niyo ndimo ndavuga. Iyo byageze mu mezi 3, 4, 5 wakwandika ugahita usubiza, nawe akandika ugasubiza, ho nta kibazo. Ariko ku nshuro ya mbere iyo wandika wihuta, niba akohereje akantu kagufiya gusubiza ukabona yuko biteye ikibazo, ukabona yuko utangiye kuba frustré, utangiye kumubwira kuki atari kukwandikira nk'uko uri kubikora, ibi nabyo ni ibintu bituma acika intege vuba na bwangu, kuko abona yuko ushaka kuba uri umuntu ushaka gukontrola cyane.
so ubona yuko ahise yigendera bitewe n'uko ntago babikunda. Abakobwa bakunda umuntu ubaha liberté yabo bagakura ku bwabo, nk'uko nawe ushobora kuba uri gukura muri domaine ushobora kuba urimo ibintu byawe, n'umukobwa nawe akeneye iyo freedom yo kuba yumva yuko yakwisanzura akagumana n'inshuti ze nawe nk'uko uri kumwe n'izawe. Ariko iyo bibayeho ibintu byo gukontorora haba muri text message cyangwa se ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, bica umukobwa intege vuba na bwangu, ukabona yuko acitse intege. Hari abantu nzi neza bageze ku myaka 40 cyangwa 30 n'iyindi batari bashaka, ariko bibaza ni iyihe mpamvu ishobora kuba ibitera. Guys, pay attention cyane kuri utwo tuntu tw'utudetaye dutoya. So ni byiza yuko mumenya ibintu bituma abakobwa barakara vuba na bwangu bakava mu mubano bitewe maybe n'utwo tuntu, ariko niba mutatuzi uyu ni wo mwanya wo kugira ngo mutumenye. Yes, so nibyo bintu nari mbafitiye ku muntu ushobora kuba yakwibaza ati niki gituma ntahora ntagira umukobwa cyangwa se mpora abantu bose uwo nterese akagenda, niki kibitera? Nta kindi n'utwo tudetaye dutoya tuba turi aho ngaho twihishe. Niba ukeneye utundi andika uti mbwira byinshi kugira ngo nshakishe ibindi bimenyetso byinshi cyane ubundi mbibahereze. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Nkwifuriza ibyiza byose mu kuba wakwegukana, kuko birababaza cyane kuba wagera aho ugeze wibaza uti niki nakora, niki cyamfasha mu gutuma nanjye mera nk'abandi. So ayo makosa make aba ari hirya no hino ni ibintu wagakwiye gukosora, ukiga uburyo wabihindura kugira ngo bigufashe mu gutuma ufata urugendo nk'urw'abandi. So making sure yuko utwo tuntu utukosora neza, kandi amahirwe masa kuri wowe. Nibicamo uzambwira uti byaciyemo. Turi kumwe rero, peace.